Justin urumwe mu bagize Alarme Ministries uza amateka menshi kuri Alarme baguhaye ijambo uri kugenda uvuga ku bantu batandukanye tangira n'amarira menshi byari bigenze gute? Nta kindi nibutse umuryango wareze Alarme, umuryango wacumbikiye Alarme, nibuka indangagaciro batwigishije, ntekereje ko tutakiri kumwe nabo bituma ngira ama emotion kandi ama emotion ni bisanzwe ariko byari bishingiye kubyo nari nibutse bagiye batubwira. Imyaka 20 ivuze iki kuri wowe? Imyaka 20 yitsinda Alarme Ministries. Microphone ndakomeza nyigufasha. Urakoze imyaka 20 ikimbwiye kuri nge ku giti cyanje ndabifata nk'intangiriro y'urugendo. Ndabifata nk'intangiriro y'urugendo shingiye kubyo Imana yatugejejeho, shingiye kubyo twabonye Imana idukoresha, ubu ndabifata nkaho urugendo rutangiye kuko hari ibyo mpagazeho bizatuma dushobora kugera no ku bindi mu gihe kizaza. Tubwire nk'ibintu nka bibiri uvuga uti ibi bintu byahinduye ubuzima bwanjye kuva ngeze muri Alarme kugeza uyu munsi. Ibintu ni byinshi ariko nkuko warunsabye bibiri, icyambere navuga ubumwe n'urukundo rugaragara muri Alarme, icyo ni kimwe. Icya kabiri navuga uburyo tubana ndetse n'uburyo tunafashanya, ibikorwa byo gufashanya mu buryo buri social ndetse n'uburyo tubasha kugira twese amasengesho hamwe nk'itsinda. Ibyo ni ibintu bibiri navuga by'ingenzi nza numva bizabimfasha muri Alarme. Reka tugushimire. Urakoze cyane. Gira utangire utubwira urumva umeze ute uyu munsi urarangiye mu celebrate imyaka 20? Ni ukuri ndishimye ntabona ko nababwira. Nagira ngo na face yanje biragaragara, ndanezerewe ntabona ko navuga. Baguhaye imidari myinshi bivuze iki kuri wowe? Nagira ngo bivuze ku mirimo myinshi naba narakoze kandi ndabishima Imana tubashika byose na Kristo duha imbaraga. Hanyuma nyuma y'imyaka 20 Alarme igiye gukora iki? Tufite igenamigambi y'imyaka 5 ubwo nabivuze mbere, turashaka kubaka ikicaro cya Alarme, haya Alarme izagikorera. Turashaka kubaka ishuri ryacu rya muzika riri mu murenge wa Rugabano mu karere ka Karongi. Turashaka kupataninga n'indi miryango mbese kwagura ubumwe n'ubushuti. Nimba mwari mwumvishije ijambo President wa Alliance yavuze turi ba member ba Alliance, turashaka kwagura marembo n'andi matorero n'indi miryango haba mu gihugu ndetse no hanze mu gihugu. Nibyo bintu dushaka gukora. Hanyuma ndagize kutubwira niki cyagutunguye kuri uyu munsi w'igitaramo mwizirije misabo kuri imyaka 20? Urakoze cyane, uko nabitekerezaga byantunguye cyane, uko nabitekerezaga. Dabora abantu baje bari benshi ariko uko bintu nabibonye siko nabyitegera. Nabonye turimo dukata gato, mbona gato ya synthétiseur irantungura iyo ngiyo ya mbere, none ngeze n'imbere ngo mbona abatumirwa abashitsi uko baje, stage uko turimo turirimba, ibyishimo byari hano hantu byanejeje cyane by'ukuri cyari gitaramo koko cy'amateka. Niki wabwira abanyarwanda batigeze bagera hano, abantu bakunda Alarme by'umwihariko? Gusa bahombye, gusa nuko tugiye hari ariko bahombye bwana yapi bahombye iyo baje kubahangaha nabo kugira ngo birebere igitaramo cy'amateka cyabereye muri ino ngoro. Reka tugushimire. Murakoze cyane. Mima uri umwe mu bacuranzi bamaze igihe kinini muri Alarme, ariko ndagiye tuze guhera kuri Disquette. Tuze gutangira tubwire ubundi Mima kugira ngo ahimbe gushira umuziki muri Disquette byaje gute, byaturutse kuki? Urakoze. Mu by'ukuri Disquette ari ikintu abantu bajya bumva gusa ngo sengo byaje gute. Mu by'ukuri nishyurirwa ry'Imana ukuntu hanjemo igitekerezo maze kubona ko amatorero akeneye abacuranzi, nshaka uburyo nyine amatorero yose atagomba gushomera ngo bazacuranga ibintu bibi kuko nabo gucuranga ibintu bindi bari bahari, ariko Imana icyo gitekerezo hanyuma ndabisengera mu by'ukuri igihe kirekire nshaka kuzagikora, ariko igihe kimwe nyuma y'amezi 8 mu mwaka nibwo twabonye keyboard ijya mu Disquette, ariko Disquette n'ikizikora mbona birakunze, ndabikora birakunda vraiment cyari ikintu bikomeye cyane, ariko nishyurwa riva ku Mana, si ibintu byavuye ku bantu kuko ntawanyigishije wabinyeretse vraiment ni ibintu byavuye ku Mana kuko Imana yabonaga ko gukina muziki. Nk'umunsi wakoze Disquette byagenze gute? Umunsi wa mbere ukora Disquette byari bimeze gute? Narishimye narishimye bireka, narishimye uzi kubona ikintu warugize ibitekerezo imyaka utekereza ukabona ukigezeho. Narishimye mbu umusazi mu nzu mu cyumba nyine ndabyina sinakubwira ukuntu byaremeze kuko nakoze akarimba k'amasegonda 30 mbona ndagashizemo ndagacuranze, mbona kujya titre nagahaye mbona karaje. Mu by'ukuri nagize ibyishimo
birandenga uzi kubona ikintu wari ugize igihe usengera ushakisha udafite n'ubaza ukabona ubigezeho nabaye nk'umusazi mu cuma nari ndimo naranezerewe mbwira Imana Imana ugira neza vraiment kuko nari nzi ko gahunda zanjye ubwo bimaze kumbera gutyo kwari uguhita mpamagara abantu bose ntekereza abadivantiste ADPR n'andi matorero yakivuka nka za Restoration za Manata za Methodiste nibo umva nibo barakigira hano mu Rwanda ewa mbita babwira kugira ngo icyo kibazo gikemuke cy'abacuranzi kuko ndabacuranzi bari bari kandi twe tubonye uburyo bwiza tubona duca umuziki mwiza uyunguruye nk'abantu kugira ngo nyine ubwami bw'Imana budashomera ubwami bw'Imana ntibugomba gushomera kandi Imana yabikoze ku mwanya wayo yabonaga muzi ukuri ko icyo gihe ntitwari kubona amashuri n'amashuri yari kuboneka byari gufata nk'imyaka kugira ngo abantu babimenye batangire kuba noneho gukora amacaces ariko ibyo bintu Imana yabikoze kugira ngo yigarure nyine ubwoko bwayo kandi ifashe mu matorero ashakura nyine cyane mu barimzi babashe kuzaho n'indirimbo zizana umuziki. Hanyuma Mima umaze imyaka 20 muri Alarme, iyi myaka Mima nibihe bintu byagiye bikugora ukavuga uti ibi byarancalengenze nkumva nabivamo nkumva nabireka ariko kubera iyi mpamvu nanone avuga ni nta mpamvu yo kubivamo? Icyo kibazo ni cyiza vraiment hari ibintu byinshi nagiye mbona muri umurimo hari ibintu byambabaje byinshi. Ikintu cyambabaje navuga cya mbere ni ukuntu hari inzozi nagize nyuma y'ibyo nyine nashaka kugira ngo nshaka uburyo niga music ariko music bikagenda bitampera nshaka uburyo nabona kwiga icyo kintu cyarambabaje bo kugeza none biratungana ariko mu by'ukuri ntekereza ko igihe kimwe Imana izabikora nshaka kuziga music. Ibindi bintu byanejeje ni ukuntu nagiye mbona ukuntu Imana ibyo yatubwiye byose cyagiye tukiva muri Restoration tukiri mu butayu Imana ikavuga amagambo akomeye ni ukuri akangora kuyumva kuyemera bikagorana none nagiye mbona ukuntu Imana igenda yakora kimwe kuri kimwe bikaneza nkuba mbaye nk'umusazi hari igihe nza gusenga nkabyina nkumva kubona ukuntu Imana yakuye umurimo vraiment n'igitangaza. Ibyo n'ibijyagiye bimbabaza mu buzima n'ibindi byagiye bishimisha cyane mu buzima kuko nahabonye imbaraga z'Imana nabonye ukuri kw'Imana none ndazitegereje Imana izabikora mu gihe cyabyo. Mima nihe ndirimbo ya mbere wacuranze ukanezerwa hanyuma uzi noneho kutubwira ni iki kikuvuna cyangwa kikugora iyo uri kumva indirimbo cyangwa uri kumva umuziki ibintu wumva ukavuga uti mu bano bantu wababwira bakava kuri podium? Bo ikintu gikomeye navuga nk'indirimbo zagiye warumbaje indirimbo wacuranze bwa mbere n'indirimbo yitwa Zahora mvugisha ishimwe ryawe mwami nanjye wayihimbye twayize amezi 8 ni ukuri kugira ngo indirimbo ndibashe kwitunganya muziki byaranshimishije numva ndatangaye kubera kuko hari ukuntu umuziki iyo ngiye kuwucuranga ubaza kuza mu bitekerezo nkana mbitekereza n'abandi kuri moto n'abandi mu nzira n'abandi bikanzamo hanyuma kuca kuri piano nibwo rero mbona ko mu by'ukuri byakunze cyangwa bitakunze uko nabitekerezaga ariko indirimbo yaranshimishije. Hari izo naje kunshimiza nyuma nagiye ntegera mbere nkabona ziragoye ariko ubu ngubu nkabona mu by'ukuri birakunze indirimbo za Ronnie Kenoli indirimbo za Israel Newton indirimbo za Keko Frank cyane nagiye nkurikira ubu ngubu sinumva nkumva nabyo birandyohera. Hanyuma indirimbo navuga ikindi warumbajije ahantu wigeze kujya umuntu yaririmba cyangwa ikintu umuntu ajya akora kuri podium kumva amubwira uti shira microphone hasi ujye kwicara muri audience cyangwa se ujye kwicara mu bakristo nawe urebe nk'abandi? Niyo mbona muri inzu uririmba yarangaye icyo kintu kabisa. Ikindi kontre yacu iyo mbona umuririmbi aririmba byina nicyo kize kineza nkumva ngo guhera ariko iyo mbona umuririmbi ari kurimba yarangaye nubwo yabarimba nabi nubwo imijwi yo ariko akabona ari kurimba bishishikaye byaneza ariko kuna umuntu ari kurimba yarangaye n'ingica mbona umva agomba kwicara kuko ndabazi ibyo ari gukora. Ibyo rero nicyo kintu kimbangamira mu buririmbyi nkona umuririmbi nimba arimba ashiraho n'umwete iyo noneho ari kurimba abifilinga oh my god numva neza namutegaze nkamuterura nimba numva niyo impression ya mbere ngira. Hanyuma mbere ko tugana ku musozo Mima nibihe bintu bitatu ujye uvuga uti ibi bintu bitatu bigenderaho umunsi ku wundi akomeza kuba umunyamuziki birenzeho? Ibi bintu bitatu ijambo rya mbere ni gereza kuri discipline yo ku practicing every day. Icyo kintu kuri niyo ngize nk'imisi nk'itatu nda practice kuri keyboard
mba numva kabisa ko natakaje. Icyo ni kimwe. Ikindi iyo uko umva nje nkora muri studio, hari igihe kenshi iyo mba nkumva nk'indirimbo mba numva nkumva hari ukuntu nayicuranga, nubwo dusanzwe tuyicuranga ariko nkumva numva ko tugomba kuyicuranga ubundi buryo bigatuma nijya honka. Ibyo nabyo ni nka discipline navuga nihaye. Ikindi ni ukubisengera. Burema yo nsenga buri gihe mba numva ndabisenga vuba Imana komeza ubisiga amavuta kandi komeza ubyagure kugira ngo bizagenda ahandi kandi bigire impact mu mitima y'abantu. ubutumwa ku bantu badakora iki? Ubutumwa cyane cyane ni ubutumwa ku bantu babiri. Ubutumwa ku bacuranzi. Abacuranzi still turacyari bakeya. Abacuranzi abacuranzi ba saxophone bake. Abacuranzi b'amatrompete ntabwo dufite. Nyabuneka mwa abacuranzi abantu bafite impano nimuhaguruke mwibwe n'ibyo bintu. Ikindi recommendation n'abaririmbyi dukomeze dusengere impano, musengera impano biye kuza ibintu ngo nimba wumva muzikuru ufite ijwi ngo uhite wumva ubaye nk'umusitari. Umusitari mu yandi magambo muzikuru ngiye simbishikira, ahubwo uba umuramyi ugira ubusabane n'Imana, nibyo bigira icyo bimarira abantu, icyo bigira impact ku bantu. Nuko twarushaho cyane kwegera Imana, nicyo kintu gikomeye nakwifuriza abaririmbyi bose bo mu Rwanda ndetse n'ahandi, kugira ngo mu Rwanda hazumvikane indirimbo zitacinga imitima y'abantu, zikora ku mitima y'abantu, indirimbo zisize, indirimbo zifite ubwiza bw'Imana. Naho gutunganya amajwi no guhogoza ni byiza, ibyo byerekana experience ufite uburyo wamanipira ijwi ryawe, ariko ibyiza cyane vraiment no kubyereka Imana, Imana ikabisiga ugahora kabisa, kandi uri umunyakuri imbere y'Imana, uri fidèle, wirinda icyaha kandi usabana n'Imana. Icyo kintu gikwiriye kandi kizatugeza ahantu handi hakomeye kuruta. Murakoze Imana yamugisha.